naragendaga nkamanuka mu musozi waho bita kuri apeka y'igahengeri nkajya kuvoma hasi mu gishanga gihari niho amazi y'iriba yarari. Najyanaga ako gakono, nikoreraga gakono ndi umusore, abantu bakanseka, abakobwa bati nimurebe umuntu w'umusazi w'umusore wikoreye inkono. Imana inkorera igitangaza, ibyo nabwiwe na marayika w'Imana bihaminywa n'umuhanuzi n'ijwi ry'umuhanuzi. Yari umukecuru witwa Mama Dushime, ansanga ahantu azanye ibintu by'ibiryo yari yatetse, ateka amashaza yari afite n'ibirayi, azana n'amata mu kabido. Ansanga ahari yuzuye umwuka wera, arambwira ngo Imana yari mutumye ngo abizana aho ngaho binzanire. Arambwira ngo niko ijwi ryamubwiye, arabizana mu gitondo arabindamiza. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Ntakirutimana Peter Jean Claude, Revera Pasteur Ntakirutimana Peter Jean Claude. Ndi mwene so, dushimiye Imana ku ikaze mwaduhaye ku itangazamakuru rya Duhumurizanye TV. Nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana kuko nta kindi twahawe uretse kuvuga Yesu n'imirimo ye yadukoreye itangaje. Ariko mbere yuko mbaho ubuhamya bw'imirimo ikomeye Yesu yagiye adukorera mu buzima bw'imibereho yacu, twaramubonye imyaka tugendanye nawe ntiyigeze adutenguha. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 15. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 15, umurongo waho wa 5 niho tugiye gusoma. Kadusome mu izina rya Yesu. 15 umurongo wa 5 handitswe ngo Nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana ishimwe. Nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana yacu ishimwe. Iri jambo tugiye kuganiraho ni ijambo Yesu yavuze, uwabyanditse ni Yohana. Niwe watangiye avuga ngo uwo mbabwira n'uwo twabanye, uwo nakozeho, uwo niboneye n'amaso yanjye, uwo twakozeho n'ibiganza byacu niwe mbabwira. Ni ijambo Yesu yavuze aribwira ibigishwa be, abacira umugani. Arangije arababwira ngo numuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Aravuga ngo ishami ryose ritera imbuto nyiraryo azarihwanyuza arikureho, ariko iryera azaryanganyaho amahage hanyuma rigumye kwera cyane. Ndashimira Imana yampaye agakiza, ndashimira Imana yangiriye neza. Ubuhamya nshaka kuvugaho ni ubuhamya bw'ubuzima bwo mu gakiza uhereye igihe nakiriye umwami Yesu muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ndashaka kuvuga gukora kwa Yesu no gutabara kwa Yesu mu byo twagiye tubona bitewe n'ubuzima twagiye tunyuramo. Turashimira Imana, Yesu yabanye natwe, umwuka w'Imana aguma kubana natwe kandi aradushoboza. Turakomeje urugendo mu izina rya Yesu, turakomeje. Wowe unkurikiye, wowe uri kunyumva, ikintu cyose cyahagaritse umutima wawe, intambara yose yo mu mutima yarwanira mu mutima wawe, niyo waba uri mu buzima bugoye, abari hirya no hino, abari mu bihugu duturanye, abari mu bihugu bya kure, abari muri diaspora, abumva ururimi mvuga, bose nagira ngo mbingingire mbahamagarira gukomerera muri Kristo Yesu no kwera, kuko ntajya asiga abamutakira, ntajya ahana abamutakira. Kandi nubwo umuntu yanyuzwa mu bisharira, Yesu agenda akora imirimo ikomeye kandi ikaboneka. Inshuti z'Imana, muri uyu murimo naje jyewe kwa Yesu. Nubwo nakijijwe naje numva baririmba ko
muze murebe Yesu agira neza, muze murebe kwa Yesu harimo byose, muri we harimo byose. Naje nzi ko kuva nje ubuzima buhindutse, kandi nazanye amarangamutima numva mfite umurongo w'uko bizagenda neza. Najyaga mbona abaririmbyi bakeye, abavuga butumwa bakeye, abantu b'Imana, abakozi b'Imana bambara neza, Imana ijya ibaha umugisha. Abakora umurimo wo guhimbaza Imana no kuramya no kubwiriza ubutumwa bwiza bankurikiye, abazumva iki kiganiro mwese mbasabiye umugisha, kandi Imana ijya ibaha umugisha. Kwambara neza kwanyu bivuga ubutumwa, gusa neza kwanyu bivuga ubutumwa bwiza, kuko nabakundaga, nabonaga bakeye, nkabona ubuzima bwabo n'abasirimu. Kandi nibyo koko ubuzima bwo muri Kristo Yesu burasirimutse n'ukuri. Imana ishimwe, burasirimutse. Naje baririmba bacuranga, ndibuka igihe nakizwaga, naje hari korari yaturutse Ishagasha yari yaje kubwiriza ubutumwa bwiza iwacu mu majyepfo. Ubwo baririmbaga mbona ukuntu bameze, buzura umwuka w'Imana, hanyuma bigisha baje kuvuga ubutumwa bwiza, numva bunkoze ku mutima. Ndatura uhereye icyo gihe nkomeza kwegera Imana, nshakisha mbyigana negera Imana. Ariko naje nzi ko kwa Yesu ibintu byose bizaba ari tayari, ariko uko nibwiraga ntabwo ariko byangendekeye. Nahasanze umuhamagaro wanjye wundi ukomeye, inzira nanyuze n'igikombe gisharira nakomeje kugenda nyweraho. Hari iby'Imana yarangije irabyubika ibikuraho, ngenda nzamuka, Imana ingirira neza. Ariko twahuye n'ibintu bikomeye muri uru rugendo bitoroshye. Naje nzi ko hari ibiryo byiza, hari ubutunzi bwiza, ubuzima buba buhindutse, hari inshuti nziza, hari umuryango n'ibyo zirahari. Ariko jyewe mpageze, Imana ihita inshyira ku ikosi. Ku ikosi birashoboka ko nawe wayinyuraho, abantu bahamagarwa bitandukanye. Nkiza nashyizwe ku ikosi y'ubukene n'inzara, nasonzeye mu itorero Imana ireba. Nsonzera mu rusengero Imana ireba, ndi umukozi w'Imana. Inzara iraturya muri uyu murimo, twambara ubusa kugeza naho umuntu abura umwambaro wo kwambara, ubana n'abasirimu, kandi Imana ireba. Ugakorera Imana. Nari naraje numva ko ari sawa, inzara yarandiye indira muri uyu murimo, tubura ahantu tuba, inzara irandya nsenga. Ariko ndashimira Imana kuko yangiriye neza, sinsubira iyo naturutse. Ndashimira Imana kuko yampaye agakiza, sinagombaga gusubira iyo naturutse. Nuko umwuka w'Imana nzaho, ubuntu bw'Imana butangira kumbaho cyane. Ntangira kujya nsenga Imana. Uzi kwiyiriza ubusa ku bundi busa biragatsindwa. Kwiyiriza ubusa ku bundi busa ni ukwiyiriza ubusa nyine ntacyo ugira. Iyo ntacyo ugira burya kiba ari ntacyo, wabigenza ute se? Ni ukwiyiriza ubusa nyine ku bundi busa, ukajya mu masengesho atafite intego, atagira n'impamvu, kuko byagucanze ukabura uko ubigenza. Iradukubita muri uyu murimo, turababazwa. Nkajya ngenda nkajya ku musozi ngakora urugendo runini ngiye gusenga. Uzi kuva mu mujyi wa Kigali n'amaguru ugiye i Gahengeri, ugiye gusengera ahantu twajyaga tujya munsi y'urutare kwinginga Imana ngo turebe ko Imana yadutabara. Nkagenda abandi bagatabarwa ngatahiraho. Niba hari ibintu byangoye mu buzima, ntago nzibagirwa njya mu cyumba cy'amasengesho. Iyo wakennye ibintu byose biragusuzugura. Uri ku munsi mubi, ibintu byose birakwataka, ukibaza niba hari icyaha waba warakoze bikakuyobera. Ugasenga n'ijwi nturyumve, n'iry'umuhanuzi nturyumve. Ewe nuwaza agapfa kukubeshya niyo yakubeshya gusa, ugaheba. Nigeze kujya mu cyumba, mu byumba by'amasengesho ajya haberamo udushya. Icyo gihe haberaga amagashya. Nagenda ngiye kumva numva umuntu umwe w'umukobwa arahagurutse ati, hano mbonye mwihene n'imbwa nini ifite n'amatama manini yakuze. Babaranyadukiriye bati, ni mu mwatuza ubusambanyi, mwokagira Imana. Nari ngeze ku munsi wa gatanu nta kintu ndya, mpageze mvuga nti nacunze menya ko aho hantu bari gusenga. Navuga nti nibura
nibaza gusoza nka bene data bari bwiyakire ngira uko mbigenza. Impamvu yanteraga ibyo no kubura amerekezo kubera ubuzima bwo kutagira famiye y'ahantu mba. Burya gusharirirwa k'ubupfubyi ni ikibazo gikomeye. Gusharirirwa k'ubupfakazi ni ikibazo gikomeye. Nta uburi butakire uretse gutakira Imana. Hari aho ugera wabwira abantu ntibakumve, hari aho ugera wacumbika ku bantu ntibagucumbikire. Ndibuka nacumbitse ku muntu turangije gucumbikayo umunsi wa mbere, ku munsi wa kabiri banyirukana nabi ari mushikiwe uvuze ati uracumbikiriye umuntu usa gutya ejo yazana kwiba. Nukuri ntabwo nibaga nari narakijijwe, ariko kubera ubuzima isura y'ukuntu nasaga no kudakaraba byari ibintu bikomeye cyane. Numva naragowe, ari ibintu byangoye. Nsenga Imana, cyakora Imana ikagivuga ngo mwana wanjye witinya, humura nzabana nawe. Umunsi umwe nza kubararanya ahantu nenagiye kwa perezida wa korali twaririmbanaga, yari umukire, ari umusirimu. Saa sita burya rero umushonje ahumurirwa kubi. Iyo ibiryo byabaga bihumuye kubera inzara namenyaga ibyo watetse byose. Ndagenda njya kumusura ari mwene data, mpageze ntago nzabyibagirwa. Mpageze bazana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ngo mabwire ijambo rimfasha. Bararirimba, hanyuma nanjye ntangira kubwiriza. Amasaha ageze ariko nkajya mbwiriza numva mfite courage, kuko navugaga ngo uko biri bugende kose bari bunyakire nk'umushyitsi. Cyakora nsanga birahiye, bwari ubugari n'inkoko narabibonaga n'umuceri bihumura. Babishyira ku meza barabirya, ntibampa karibu. Noneho nanjye nk'umushyitsi, ubwo nihaye agaciro nk'umushyitsi nyine, hari ukuntu ndi buhaguruke ngo njye kurya ntahawe karibu, kagira ngo bashyize supagoro ku kabuno, nicara mu ntebe nkwamiramo. Barabirya barabimara, bazana ibya kabiri barabirya ntibabimara. Ndeba nkanuye amaso. Uwo munsi bene data inzara yarandiye nyumvira mu mavi, irazamuka mu nda, numva maratangiye kwigorora. Ndarira. Ubu ndi umugabo w'intarumikwa, nahuye n'ibintu byinshi muri ubu buzima kugeza mu myaka mfite, ariko nta kintu cyandijije nk'icyo gihe. Inzara yarandiye, nari nzi ko marira yakamye, mbona araje. Ndarira, nzibanganya ibimenyetso, nsohoka hanze aho umuboyi yari amaze kubisohora, abijugunya mu kijerekani baciye bashyiragamo ibyo kurya bazashyira ingurube. Ndagenda nkubitamo urushyi, nzamura umutsima w'ubugari wafasheho akaguru k'inkoko batamazeho neza. Ndagiterura, ndakizamura ngiye kugitamira, numva ijwi rimbwira ngo jugunya hasi yewe nta kiruta Imana, mwene Kayihura na muja wa Yezu Meresiyana, wirya imyanda humura uzarya. Ngira ngo ni wa muntu umpamagaye, ndacyabaguza. Ijwi sinaryumva, nzibanganya ibimenyetso nk'uwari uriye imyanda, nkora mu mifuka y'igipantaro nari mfite nakenyezaga umweko. Kubataza umweko ni umushumi, ni ikintu cy'ikirere, nta mukandara nagiraga, ni igipantaro umuntu yari yarankuburiye kigera hejuru nazirikanyaga. Ndangije subira muri Salon, barangije bahita bambwira bati so wadusuye udutunguye, wihangane, atubwo turumva tugiye kuruhuka turananiwe, uzagaruke. Bene data bankurikiye banyumva. Uwo munsi naraguye, numva mu mutima wanjye ibyiringiro biragiye. Mpita nzamuka umusozi, nta handi nari kujya, sinari ngiye gusenga, nari ngiye nibura ngo mere nk'umuntu uguyeyo. Ngenda mbacira imanza, ngenda mpita nshyira ku rutonde abazajya mu ijuru n'abazarimbuka, nkaho hari uwampaye ubwo butware bwo guca imanza. Ngo ngereyo umusozi nasengeyeho, uwo munsi nta muntu waje, naharaye jyenyine. Imvura iragwa iranyagira, bigeze mu gicuku nka saa 8 z'ijoro, inyamaswa y'urusamagwe iraza yiruka. Numva rutangiye gutakira haruguru yanjye gato, numva ibiti biraguye kubera ubwoba. Ndurira njya mu giti, kandi nari ndimo nsenga mvuga ngo Mana, aho kugira ngo mere gutya iyo nyicaho kugira ngo nzapfura urupfu. Ubu nasanze isengesho, ndavuga ngo Mana uzambabarire, dore narashonje, ninjya no gupfa sinzapfe nishwe n'inzara, nibura uzareke ndye rimwe mpage, ariko simpfe nishwe n'inzara. Ngira inzara yanyishe mu ntambara zabaye mu Rwanda. Narashonje nzinga inkuba z'ikibuno, ndasonza ndwara ibisebe, ndasonza mu bikomere nari mfite, mererwa nabi, nta muganga, nta uri bunyomore.
Imana irankiza, inzara irandya. Mvuge nti nje no mu rusengero nari nzi ko nje mu bantu bawe, mu bana b'Imana, inzara naho ihansange ihandire inkubite bigera ubu mpfuye gutya nk'imbwa. Wapisi numvijwe, numva icyiza nakwipfira, nurira igiti. Urumva nani mbona nsaba urupfu. Ubuzima bw'umuntu ibyo tuvuga kenshi tubivugishwa n'umubabaro, ntabwo ariko bisohora. Inzara yarandiye nisabira gupfa, hanyuma urusamagwe ruje sinanatuma rundya. Ubwoba buramfatanurira igiti, ngeze mu giti hejuru kubera ko amavi yari yajemo amazi, inzara ubundi irakurya, amaso akameneka mu ngingo ntizikore, umubiri wose ntukore. Ngera hejuru gufata mu giti birananira kubera inzara. Mpubuka ku ishami nk'irya gatatu, ndamanuka kuko hari mu ishyamba rya pinusi, ngwa hasi nk'uko watura voka hasi. Inyamaswa nayo ihita yiruka, naguye nk'avoka ihubutse mu giti, nayo ihita yiruka. Yirutse ako kanya mera nk'umuntu uwereye kubera inzara. Icyakora ngaruye amaso mbona muri cya giti hacanye urumuri rwaka, numva ijwi rivugira muri rwa rumuri rirambwira ngo yewe mwana w'umuntu we, ninde wakugize umucamanza wo gucira ubwoko bwanjye urubanza? Nakinze nta wakingura, nakinguye nta wakinga. Ntuzongere gucira ubwoko bwanjye urubanza. Ntaguhaye nta waguha, ntakwemeye nta wakwemera, ntakwemeje n'abantu nta wakwemeza, nta wakwemeza cyangwa ngo aguhamirize. Ijwi rirambwira ngo ukundi nagenza umuntu wanjye nkunda nukuhe. Rirambwira ngo nzagushongesha ngo utunganye nk'utunganye izahabu mu ruganda. Ijwi rirambwira ngo komera. Ubwo ryari rimaze ikimenyetso, numvise marayika w'Imana nkoze mu gahanga, arambwira ngo uhawe gukomera. Ijwi rirambwira ngo ndagukomeje, komera, humura, uzarya, uzambara kandi uzankorera. Uzankorera mu gihugu cyacu hano i Rwanda, uzankorera no hanze aho nzagutuma hose uzajyayo. Iryo jwi ndaryumva, ngiye kumva numva mpawe gukomera, numva imbaraga ziraje. Ubwo nari aho ngaho burakeye bunkeraho, Imana inkorera igitangaza. Ibyo nabwiwe na marayika w'Imana bihaminywa n'umuhanuzi n'ijwi ry'umuhanuzi. Yari umukecuru witwa Mama Dushime, ansanga ahantu azanye ibintu by'ibiryo yari yatetse, ateka amashaza yari afite n'ibirayi, azana n'amata mu kabido. Ansanga ahari yuzuye umwuka wera, arambwira ngo Imana yari mutumye ngo abizana aho ngaho binzanire. Arambwira ngo niko ijwi ryamubwiye, arabizana mu gitondo arabindamiza. Ndabirya maze kurya kubera ko nari maze igihe ntarya, numva mbaye nk'uhereye. Aguma hakomeza gusenga Imana. Nzanzamutse arampanurira, arambwira ngo Imana yakugendereye iri joro none kuntumyeho. Irambwiye ngo uzatura mu murwa mukuru wa Kigali, kandi niho urugo rwawe ruzava, uzashyingirwa, umugeni wawe nihatuye. Imana irambwira ngo nzahagutuza, impa amasezerano. Irambwira ngo si icyo gusa, uzagira umugore, uzagira urugo, nzaguha n'abana benshi b'umugisha. Mfite abana 7, ni Imana yabampaye, yabimbwiye ndi umusore, ubuzima budafite ishusho. Bene data nagira ngo mbabwire ngo hari ubuhanuzi bw'iby'Imana ivuga, ikabivuga bukaza ari ubuhumuriza umutima utentebutse, buvuga ibizaba bitewe n'igihe. Hari uwakwibaza ngo mbese Imana ishobora kuvugana n'umuntu yuko izamuha urugo, izamuha ubuzima n'iki? Yego, igisubizo ni yego, Imana irabikora. Yambwiye gutyo kuko nari mfite ubuzima budafite ishusho. Icyifuzo cyanjye cyagarukiraga mu gusaba ibiryo kubera ko nari mfite ibibazo byo kurya. Umuntu ushonje amera nk'umusazi, umuntu wakennye nta gahunda agira. Umuntu ushonje ufite inzara, ibitekerezo bye ntiba bimeze neza, ndetse aba ameze nk'umuntu utuzuye mu mutwe, wagira ngo afite ikintu abura. Niko nari imeze kuko ibyiringiro byanjye byagarukiraga aho ngaho. Inzara yarandiye, reka mbabwire, yandiriye muri uyu mujyi wa Kigali. Irandya. Nari naje gukora akazi ko mu rugo. Umuntu wari waje kumpa akazi ko mu rugo yari umuririmbyi ahantu hari umuntu ukomeye w'umuyobozi ukomeye uhembwa n'amafaranga menshi. Mageze nzira isura y'ukuntu usa n'akarere mvukamo icyo gihe muri za 2000 hafi na rimwe. Mageze ngira ingorane zikomeye. Arambwira ati ntago twakoresha umuntu w'umunyenduga. Niryo jambo yambwiye. Nibaza induga ibyo ari byo numvaga ntabyumva. Nari nzi ko Imana intabaye ngeze i Kigali birangiye. Mbega inzara. Nazengurutse uyu mujyi nsaba akazi barakanyima, mbura icyerekezo.
iminsi 7 irashira ntararya babirira ku muhanda mbura uko mbigenza mpura n'umuntu w'iwacu twaririmbanaga yari yaravuye mu buntu bw'Imana ntabizi ndangije musaba ibyo kurya yakoraga muri restaurant arambwira ati Imana yangiriye neza nkorera 6,000 maze amezi 6 hano nkora ubu nta kibazo ndangije nshima Imana ndamubwira nti jewe uyu ni umunsi wa 4 nzenguruka nzerera ntaza amerekezo ndashonje mbabarira ngurira ibiryo arangije arambwira ngo yewe nta biryo ndi bukugurire genda uze kugaruka saa 3 boss yatashye nkwibira ibiryo byo kurya ndamubwira nti ntabwo niba ndi umukirisitu ndamubwira ntese nuko usigaye umeze ijambo yanshubije yarambwiye ngo Kigali si Kigoma ndagenda ngenda ntabiriye inzara irandya ndazenguruka Nyabugogo nzamuka Kimisagara yose nzenguruka nturutse Kimironko ndagenda manuka rwa Rutabura nsanga ni mu giturage kibi ngira ngo ibinyamaswa zahandira ndagaruka nerekeza iyo mu Rwampara ntunguka igikondo n'amaguru mpura n'umuntu wacuruzaga amagi ndamubwira nti ntago wandangira akazi arambwira ati ndabona umeze nabi hari akazi ndi bukurangire angira inama yo kwiba amagi ndakujyana kwa boss aguhiture amagi uyigurishe ukureho itike witahire wazagwa muri uyu mujyi ndamubwira nti rero ndi umukirisitu siniba nawe nsubiza ijambo nk'iryo wa mbere ati to ancira mu maso ati Kigali ntabwo ari Ikigoma nimba ari ukutekereza wowe no gupfuzapfa numva birandangiranye nzenguruka Rwandegisi ngeze Rwandegisi inzara inyegeka ku muhanda ndahwera ndi umukirisitu inzara yarandiye irandya ndazamuka ngeze Remera icyo gihe nsanga hari umukwabo wo gufata abana b'inzererezi bamwe mbese batubahiriza gahunda ndabyitegereza ndabibona mu maso yanjye kuko hari hajemwe igihu narababajwe inzara yarambabaje ndi umukirisitu bamfatana n'umusazi babasazi biruka mu muhanda baba baratujyanye umusazi bamukoyoye urushyi ibisazi nyine birajaganyuka yewe bambajije kubera inzara umwukurahira ndagenda icyo gihe muri iyo minsi bamfata nk'abana b'inzererezi bari bategereje kugira ngo bajyanwe basubizwe iwabo mu ntara niko byari bimeze bo kuzerera mu mujyi banjyana kuri brigade y'Emera baramfunga inzara indiramo nta muntu uri bunyibuke noneho icyo gihe haciyemwe iminsi nk'itatu EPG abaraje gutwara abantu b'abanyabyaha bajyana nanjye nsohoka muri bo nta ni dosiye ndagenda tugera Nyamirambo mu rukiko tuhageze subusitita arabaza abandi angeze harambaza tese wowe uraziriki mpita nsubiza kubera guhahamuka ntindazira ubukene atese uri muzima uri umusazi ntumukene n'umusazi barasa inzara yaranzengereje inkubita hasi bagira ngo ndwara igicuri nzanzamutse gake bampungije basanga nta dosiye ihari ndavuga nti ubwo rero ndanigendeye barandeka ndagenda inzara inyegeka ku muhanda imbere y'urukiko hariya rw'Inyamirambo nagaraye ubwenge nisanga sehashika ndi umukirisitu inzara irandya sinzi uko nageze sehashika kenge kagarutse nibaza uko nageze mu bitaro biranyobera mbaza umuntu arambwira ati yewe nkiraha Imana igihe umuntu umugisha umuntu wese utekereza gukora imirimo myiza kwera imbuto zo kugwa neza umuntu wera urubuto rwo kugwa neza Imana imuha umugisha abajya basura abarwayi kwa muganga abantu bitanga mu gufasha abandi Imana igibaha umugisha muri icyo gihe muri ba bantu bitanze mu gufasha abandi bankurikirana uyu munsi mubo mwaramiye nanjye nari ndimo mutabizi kuko icyo gihe mageze wamaye amakuru yarambwiye ngo nagapotaje k'abantu bagemura hano bagemurira abantu batabona babagemurira niko bakuramije bigaragara ko wowe wari ufite ikibazo cy'imirire ntese wanzenye nindi ati simuzi ndamubaza ntubuse ko nta kuntu meze nzishyura iki bitaro mbonye binyobeye nigira inama yo gutoroka ibitaro kuko naravugaga ntubu nzishyura iki nuko ibitekerezo byanjye byari bimeze nuko nzinduka saa 11 nkutorotse ibitaro gategekaje ndasohoka ntazi ukuntu byagenze wakwibaza utese Imana yakwemera kugira ku rwego rwo kumwara ukamera gutyo wamwara ireba kumwara kwawe wamwara Imana ireba isoni zagukora igakomeza ikitwa Imana wakubitika ukandagara Imana igakomeza ikitwa Imana kuko mu minsi ubabaye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu biba bishima Imana ntabwo inegurizwa izuru cy'umutima wayo ukunze n'ikikora bene data cyakora Imana ijisho ryayo ntiryamba kure indinda ingorane muri icyo gihe indinda indwara z'ibyorezo indinda indwara zo mu mwanda icyo gihe Imana iramfasha
ibana nanjye. Ubwo ndahava nibwo naje kubaza umuntu, ndamubaza ariko nta kayira ka hafi wandangira nkajya ku Rusumo ni burasirazuba bw'u Rwanda. Habaga numvaga bavuga amakuru ko hera imyaka myinshi, kandi ibitekerezo byanjye byagarukiraga ku byo kurya ngo ndebe ko nahembuka. Umuntu angira inama, andangira inzira yerekerayo, fata inzira yo ku Murindi ngo ndagiye. Ndashima Imana, kubera inzara nakoze urugendo rwo kuva Kimironko mu rukerera nka saa 9 niho nari naraye, mfata inzira no ku Murindi n'amaguru. Nageze hirya yaho bita Kabuga Rugende bugorobye nka saa 10. Mbaza umuntu wa mbere, ntese nta kayira ka hafi wandangira ko ngiye hirya ha ku Rusumo? Arambwira ati yo tuzagerayo ukwezi gushize. Numva nciye intege. Mpura n'uwa kabiri, yari umwana w'umusore, Imana imuha umugisha, ntago nzabyibagirwa, ntago nakwibagirwa iby'imirimo y'Imana naho Yesu yankuye. Imana ishimwe. Muri uru rugendo hari igihe uhura n'igikombe cy'umubabaro gisharira, nta wagufasha, nta wakigutura uretse wowe. Ireka Imana yonyine, iyo ari icyubitse, ubundi itacyubitse nta wakikwaka. Niko Imana yigeze ivuga ngo noneho dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Imana ishimwe. Hari igihe Imana yaka umuntu igikombe cy'ibidandabiranya. Narindi ku gikombe cy'ibidandabiranya, bindandabiranya n'inzira y'uruhande rumwe kwari ukuva mu buntu bw'Imana, indi nzira y'uruhande rumwe yari amajwi ansubiza mu byaha, indi nzira imbwira ngo biragusaba gukomeza. Nari meze nk'umuntu ugeze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu bwije, ariko ndashimira Imana yabanye nanjye kubw'ubuntu bw'Imana inkuraho igikombe cy'ibidandabiranya. Nawe Imana yabikora. Imana ishimwe. Umwana w'umusore nk'uw'imyaka nka 16 arahagera anyonga igare, yaravanye ibitoki ku isoko. Ndamubaza nti mwana muto, nta kayira ka hafi wandangira ko ngiye hirya ku Rusumo? Ati yo, ati rero ku Rusumo simpazi ariko ni kure, wazagerayo haciyemo nk'amezi 4. Noneho nawe numva arakabije, ati ariko ndaguha igitekerezo. Ati rero ndabona ushonje. Akivuga ko nshonje numva aravuga neza, kuko nibwo nari mbonye umuntu wabonye ikibazo nagize, nibura arakibona arakimbwira. Numvaga ngiriye imbabazi. Arambwira ati rero nagutwara ku igare nkakujyana iwacu, hanyuma wamara kuhagera ibiryo mama yari kumpa wabirya, noneho haba abantu bakora akazi ko guhinga, ukajya uhinga umusiri, wazabona itike ugatega ukajyayo. Ndavuga nturavuga neza. Ankubita antereka ku igare aranyonga, turagenda tugeze iwabo aho bita Gahengeri hejuru, uzenze umusozi bita Rwamashyongoshyo hejuru. Banshyira mu gasatere k'ahantu bita mu Kaje vuba gahari. Inzara kuko yari imereye nabi, bampaye kuri bya biryo mera nk'uwereye. Abantu baraza bavuga bati uyu muntu bundi aturutse he, arava hehe akajya he? Barareba ibyangombwa byanjye, barabireba, barabibona ko ndi umunyarwanda wakubiswe nyine umeze nabi. Umuntu waruraho umuturage, Imana imuha umugisha, naramubuze nibura ngo nzamusure, ariko uwanyumva amazina ye sinyibuka, ariko iyo nkuru yabaye abantu bahatuye bayibuka. Narahageze icyo gihe nkajya mpingira umusaza uhari witwa Kazimiri, ampikizu cyari ikitongo cy'abantu bataye, cyari mu inzoka n'imbeba zakuze, kiriho indaro z'abadayimoni. Imbeba zimwe zivuga ngo asiki, zifite ibirizo minini. Iyo zazaga hari inzoka zifite amajwi avuga nk'ay'abantu. Naratangaye. Arangije ambwira anca ko ubukode bwo kwishyura iyo nzu kwari ukwishyura umubyizi wa buri wa gatandatu. Nkajya kumuhingira. Yangiriye neza kuko yangiriye imbabazi akanyakira. Imana imuha umugisha uwo musaza. Yarashaje, najyaga kwishyura umubyizi ari uko nahinze ku wa gatandatu. Noneho umubyizi w'umunsi nahingiraga ingemeri cyangwa se imirongo y'ibishyimbo iciye hejuru n'imyumbati 2. Kugira ngo nzagwize ibishyimbo, nzagura isabune, byabaga bigoye. Umuntu wari uraho ampa agakono bitwa urwabya. Urwabya yari inkono y'urwabya batetsemo, ayimpa ngo njye kuyitekamo. Yari yarahangutseho uruhande rumwe, ampa n'ikintu cyitwa itadowa bashyiragamo urutambi, bagashyiraho peteroli bagacana. Arangije arambwira ati ngaho genda, Imana izakugirire neza. Uwo muntu yangiriye neza, ahita ampa ibishyimbo bironka imwe, ampa n'umwumbati umwe munini wakuze. Ndagenda, mpageze ndacana, nibaza aho ndi bukura amazi biranyobera. Nyoboza ahantu njya kuvoma. Naragendaga nkamanuka mu musozi waho bita kuri Apeka y'Igahengeri, nkajya kuvoma hasi mu gishanga gihari niho amazi y'iriba yarari. Najyanaga ako gakono, nikoreraga gakono ndi umusore, abantu bakanseka. Abakobwa bati ni murebe umuntu w'umusazi
w'umusore wikoreye inkono. Nta bundi buryo nari kubigenza. Impamvu wowe wabireba ukavuga ngo ni ibiki, nuko bitarakubaho, nawe byakubaho, ariko ntihakagire unywera ku cyo nanywereyeho cyari kibi. Ndashimira Imana yakuye igikombe cy'ibidandabiranya mu ntoke zanjye. Nawe Imana yakwaka igikombe cy'ibidandabiranya. Birashoboka ko waba icyawe ari uburwayi, icyawe ari ingorane z'ubuzima bubi, icyawe ari ugutotezwa, ariko kwihangana, kwera urubuto rwitwa kwihangana, byashoboka ko Imana yagukuraho igikombe cy'ibidandabiranya vuba. Humura witinya, Uwiteka ntago yagutaye. Imana ntiyakuretse. Najyaga nibwira ko Imana itumva, ariko Imana yaranyumvaga. Bigeze icyo gihe ntago nzabyibagirwa. Amezi 3 arashira, anarashira, mbona mpingiye ibishyimbo bigera nko ku biro 25. Ndabyikorera ku mutwe nza kubigurisha ikabuga, nkuramo amafaranga 1200. Uwo munsi nibwo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo birarangiye, ntago uzongera kuba muri ubu buzima. Ndaza subira mu rusengero, abantu batangira kubona ko ndi umuntu, banyitaho, abandi tugasengana, Imana igenda inzamura. Ndashimira Imana itakundiye ubuzima bwanjye ko bugwaho hantu muri icyo gihe. Nari umukristo ukijijwe neza. Ijambo twasomye ni ijambo Yesu yavuze ubwe. Aravuga ngo nimuguma muri jye, nanjye nkaguma muri mwe, nibwo mubasha kwera imbuto nyinshi, kuko ari nta kintu mubasha gukora mutamfite. Imana ishimwe. Nimuguma muri jye, nanjye nkaguma muri mwe, nibwo mubasha kwera imbuto ndetse nyinshi, kuko ari nta kintu mubasha gukora mutamfite. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana kubw'ibyo. Ndashimira Imana kubw'ibyo, kuko Imana igikura igikombe cy'ibidandabiranya ku buzima bw'umuntu. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rishyirwe hejuru. Hari igihe Imana yaka umuntu igikombe cy'ibidandabiranya, ariko ntibishoboka ko wakwera urubuto utari muri Kristo. Ntibishoboka ko kwera kwawe kwagaragara ngo were utari muri Kristo Yesu. No, ntago byakunda, ntago byashoboka, ntibyavamo, ntibyahura. Oya, Imana ishimwe. Ntabwo bishoboka ko wakwera utari muri Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko ndashimira Imana kubw'ibyo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 5, nkuko nabivuze mbere ntangira. Mu Ubuhamya handitswe ngo nijye muzabibu, namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana ishimwe. Inshuti za Yesu, kubakurikiranye iki kiganiro n'ubu buhamya, nagira ngo mbabwire ngo inzira yose y'umuhamagaro Imana ishobora kukunyuzamo. Ntugace urubanza mu gihe uri mu gihe cy'ibigeragezo. Ntugacire imanza bene so mu gihe uri mu gihe cyo kubabazwa. Igikombe cyawe emera ukinywereho, kandi uwakiguhaye azemera ko kikuva mu biganza. Abigishwa babiri nibo basanze Yesu, baramubwira bati mwigisha, turakwinginze ubwo uzima mu bwami bwawe, umwe uzamuhe kuba ibumoso, undi bumuhe kwicarana nawe iburyo. Nawe arababwira ati reka mbabazi, ataragira icyo. Mbese muzemera kunywera ku gikombe nzanyweraho, cyangwa se muzemera kubatizwa ku mubatizo nzabatizwa? Batarasubiza arababwira ngo icyo akora cyo kukinyweraho muzakinyweraho, n'umubatizo mbatizwa muzawubatizwa, ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso ni Data wa twese ubigena wenyine. Inshuti za Yesu, nagira ngo mbabwire ngo uyu mwanya byashoboka ko waba ufite igikombe cy'ibidandabiranya cyawe. Umuntu wese agira ikintu kitamworohera muri iyi nzira kimukanda, kuko inzira ijya mu ijuru irafunganye, ntago yagutse si ugupfa kugenda. Hari aho bigusaba guhombana, ugahombana nyine ukoroha tu. Niba uremereye hari aho bigusaba ko
ugabanye ibiro, niba uri muremure hari aho bigusaba guca bugufi, niba hari aho ugomba kuba muremure hari aho bigusaba kuzamuka. Nuko iyi nzira y'agakiza imeze, ntabwo ari igihogere ku buryo umuntu yapfa gucamo uko abonetse kose. Hari ibidukanda bimeze nk'ibiri mu gikombe cy'umubabaro, nicyo gikombe Kristo yanywereyeho nawe ubwe akibonye ukuntu gisharira, agira ibyo abwira Imana, ariko aravuga ngo bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Nanywereye kuri iki kibidandabiranya nk'uko nababwiraga, nyamara naraje muri Kristo Yesu nzi ko ibintu byose ari amahoro. Oya, siko bimeze. Ntabwo Imana izahanagura nsoza negereza ku musozo. Imana ntizahanagura amarira abantu ku maso batarize, ntago byakunda. Wowe ufite intambara birashoboka ko wasenze imyaka myinshi ntugire icyo ubona, ariko deka nkubwira igisubizo nyakuri. Guma muri Kristo Yesu nibwo ubasha kwera imbuto, kuko ikijambo ry'Imana ridusaba ni ukwera mu gihe cyo kwera no mu gihe kitari cyo kwera, ni uguhora twera. Kandi kugira ngo igiti cyere ntago byoroshye. Ni ukuvuga ngo Yesu yatanze urugero kuri iki giti ari ibintu bikomeye. Areba urugero rw'ibintu abantu bakwisangaho, yigereranya n'igiti cyera imbuto z'umuzabibu. Arangije yegereranya nacyo, aravuga ngo nijye muzabibu w'ukuri, data ni nyiri uwuhingira, namwe muri amashami. Ishami ryose ritera azarihwanyuza arikureho, ariko iryera azagumya ryanganyeho amahage. Imana ishimwe. Kugira ngo igiti cyere gihura n'ibidandabiranya byinshi. Umuyaga uragihuha, urubura ruraza, abagicundugutura. Iwacu ndabyibutse, mu gitondo twajyaga tuzinduka tugiye kuvoma, kuko twajyaga kwiga dutuye nk'ibijerekani nka bingahe by'amazi mu kibindi, kugira ngo baze kubona yo kwenga tukabona kujya ku ishuri. Hari igihe twazindukaga mu gitondo habaga igiti cy'avoka cyera, avoka ziryoha, tugatanguranwa n'abandi bana bavuye mu cyaro. Iyo ngiyo ku bantu bagiye baba mu cyaro mu myaka ya kera barabizi, ariko harimo wenda batabizi, batazi n'ubuzima bwo mu cyaro bitewe n'imikurire naho bavukiye, babyihanganire. Ariko ni ukuvuga ngo iyo twanyuraga wahita gufata ikijumba ukagitwara mu gipira, wakubitana na cyavoka hariya cyahiye, ugitanguranwa n'abandi cyangwa se n'ibindi bikoko byaje kugifata, ugahita ugihereza ukakirya. Imana ikaturinda n'indwara zandurira mu mwanda, ubuzima bugakomeza kandi ugasanga turakomeye. Noneho hakaba igihe habaga hari abantu b'abasore acyurira akakijya munsi akagicundugutura. Tekereza umuntu agucundugutuza amagambo, akagucundukuza amatiku, ukabura uko ubigira. Hari n'ababikora babana ari bene se. Niba hari ibintu biryana, ikigeragezo uzaniwe na mwene so kirababaza, mujye mwirinda kubera abandi bisitaza. Bibireba ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ubizana azabona ishyano. Bikwiriye ko nkwiriye kubera urumuri mwene data, nkamubera umugisha wo kumubera igisitaza. Kuko niba hari ijambo riryana, burya ijambo ry'umuntu utizera urifata gutyo ko ari ry'umuntu utizera, ariko iyo usitaye kuri mwene so biraryana. Umuntu agashirira, ugapfira mu nda nk'ingufuri nta kundi, ariko urashira mu by'ukuri. Ushira ubona kizakubwira ko yashize. Uzajya kubona umuntu yashiririye amenyo, najya mu rusengero agiye gushima Imana, tugiterana mu materaniro yera, ujye kubona umuntu ateye haleluya bita umurambararo, yikuye mu mitsi ayizamure, abantu bose twitirize tuti amen. Najya kuvuga ijambo ry'icyo ashima uhita wumirwa. Ujya ukumva ashimye Imana ahekenya amenyo, ashinye iryinyo kurindi, akavuga ngo data ngo ndagushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Imana itakurengeye nta wakurengera. Noneho ishimwe rye rikazamwe ibirego kubera ibikomere byo gusitara kuri bene se bamusitaje. Akavuga ngo yararwaye ntibamusura, yagize gutya ntibyagenda gutya. Akavuga ishimwe ry'ibirego, akabarega ku bantu, akabarega no ku Mana. Ukibaza ukuntu byamera, wabireba ukabona iryo shimwe ryuzuyemo ibikomere bitewe n'amateka yo gukomerekera kuri bene data gito. Ndabita bene data gito kuko nta muntu uri mu mwuka w'Imana ukwiriye kuba igisitaza. Ntibikabe ni bibi. Ariko ndashimira Imana, twahuye n'ibisitaza byinshi, ibidukubita, ibidukokora, ntago byari byoroshye. Reba rero avoka ugiye munsi akayicundugutura, hari ukuntu hitaga igahungukana n'ibitumbwe, hakajya kuntu ukabona ishami ririho imbuto nyinshi riravunitse,
atabyitayeho abakubitamwe amabuye burya iriya ava kuwayiha ijambo ngo ivuga akababaro kayo k'ibyo yahuye nabyo yabwira uyicundugutura ikavuga iti kuzi ko iyo njyanye ku isoko bangura neza nkuryohera kandi kuzi ko abantu bose abakomeye n'aboroheje ngira vitamini A yabafasha wagejeje aho. Ariko ijambo rikadusaba ngo nimuguma muri jye nanjye nkaguma muri mwe nibwo mubasha kwera imbuto ndetse nyinshi kuko ari nta kintu mwabasha gukora mutamfite. Nshuti za Yesu abakurikiranye iki kiganiro aho muri hose ku isi yose abumva ururimi mvuga ndabingingira muri Kristo Yesu mwikomeze ku Mana. Nta handi hava gutabarwa kwacu uretse kuwiteka wenyine. Kandi nubwo bimera gutyo nubwo waba ufite igitkombe kibidandabiranya nta tolerance irimo. Ijambo rivuga ngo nukwera imbuto nuyibuna nadandabirana itegeko nukwera nubwo udandabirana nubwo umuyaga uguhuha ukadandabirana oya wipfa wizezengera Imana ishakira gusaba kwera no muri ibyo bibazo nukwera muri ayo makuba nukwera muri izo ngorane nukwera muri uwo muyaga nukwera mu bintu bitandukanye by'ahantu ushobora kunyura hatandukanye naho nanyuze cyangwa umuntu waba waranyuze kucyo nanywereyeho kuko nta kigeragezo Kristo ashobora guha umuntu ari wenyine cyangwa atabashije kwihanganira ariko no kukihanganira abiheshwa n'umwuka wera kuko yawuhawe. Nshuti z'umusaraba nsoza nagira ngo mabwire ngo Kristo ni muzima nimuguma muri we nawe akaguma muri twe nibwo tubasha kwera imbuto nyinshi kuko ari nta kintu tubasha gukora tutamufite. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Ubu buhamya bufasha ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe ni Imana ishobora byose. Uyu munsi wa none mbyibuka nk'amateka yahashize niyo mpamvu mbivuga. Ndashima Imana yankuye aho hantu ikampa urugo nk'uko yabivuze ikampa abana nk'uko yabivuze ikampa ubuzima nk'uko yabivuze nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali. Nta gakondo nagiraga nta sambu nagiraga ntaho nari kubona nerekeza ariko uhereye igihe Imana yambwiriye ngo nzakugirira neza nzabana nawe nzakugira umugabo nzaguha urugo uzankorera mu Rwanda no hanze ibihugu maze kugendamo ndasuhuza abantu twagiye dukorana umurimo w'Imana abari Uganda abari Burundi abari Kongo abari Zambia abari Zimbabwe hose abari muri Chad aho nagiye hose mvuga ubutumwa bwiza kandi n'abankurikira n'abazabona iki kiganiro kuri YouTube mwese ndabarumukije mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana buracyari kuri twe kandi dutegereje Yesu dufite ibyiringiro by'uko azaza. Ntidufite gucogora no kugwa ahubwo duharanira iteka kurwana no kwera kwacu kugira ngo kutagira inkomyi tugahungabana. Ariko nta rindi banga rindi dukoresha ibanga nababwira ni iryo kuguma muri Yesu. Kuguma muri Yesu ntabwo ari ukuhajya ngo uveyo no ibwiriza ni ukuguma muri we. Niwe wabivuze ngo nimuguma muri jye ni ijambo rye nimuguma muri jye nanjye nkaguma muri mwe nibwo mubasha kwera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Ubuhamya ndabizi ko buri bufashe abantu benshi bafite imitima yari itentebutse n'icogoye. Nta gikombe cyawe kibidandabiranya Imana itagukura mu biganza nubwo gifite uko cyaba kimeze kose. Birashoboka ko ari icy'urushako birashoboka ko ari icy'ubupfubyi birashoboka ko ari icy'inzara n'ubukene birashoboka ko ari icy'ingorane n'amakuba n'ibyago ariko uko byaba bimeze kose witinya ibanga guma muri Kristo Yesu nawe agume muri wowe. Ntabwo uzamwara ntabwo uzandagara ntuzakorwa n'isoni kandi muri we uzahakura byinshi. Hariyo amasezerano aya none nayo mu gihe kizaza kandi nimuhumure bene data. Intumwa Yohana yanditsira ijambo twavuze niwe wagize igikundiro ku Mana iyerekwa rikomeye arazamuka abona ibitereko by'amatabaza 7 ariyo myuka yabera agiye kubona abona n'inzabyandwi zirimo imibavu ihumura neza ariyo masengesho yabera. Nagira ngo mbabwire nukuri intwaro yo gusenga isengesho ry'umukristo isengesho ry'umukiranutsi isengesho ry'umuntu utuye muri Kristo na automatique ririjyana rikagera ku muryango w'injuru rigakingurirwa rikicara imbere y'Imana si inyuma rikabera Imana umubavu uhumura neza. Aho ibishakiye ihumuriwe ujya kumva gutumyeho umuhanuzi
cyangwa se uyumvise mu ijwi cyangwa se uyumvishe mu ijambo ry'Imana, uburyo bwose Imana ishobora kuganira n'abantu bayo birashoboka. Witinya, nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itakugeza. Wicogora, Imana ibasha kukwaka igikombe cy'ibidandabiranya kikarangira nk'uko natwe yagiye itugirira neza. Kandi saho gusa, buri cyiciro cyose ugezemo uhura n'ibikugerageza. Uko uzamuka mu ntera niko uhura n'ibihwanye naho ugeze kugira ngo urwane nabyo. Intego yacu ni ugutsinda, kandi kugira ngo dutsinde tuneshe nuko tuguma muri Kristo Yesu nawe akaguma muri twe. Umwuka wera azatubashisha, azatuneshereza, azatuvuganira aho ducogoye, azadutsindishiriza kuko turi muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Shalom. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, kubw'ubu buhamya n'ibyo tuvuze n'ijambo ryawe byose ubiherekereshe gushaka kwawe, turagushimiye kubanye natwe muri aya materaniro, kandi abazayakurikira bose bazagubwe neza iri jambo ribohora imitima. Shyigikira abatentebutse, kandi ndabizi neza ko abacyumvira ijambo hari abari bwakwa igikombe cy'ibidandabiranya mu biganza byabo. Kura igikombe cy'ibidandabiranya ku bananiwe, kura igikombe cy'ibidandabiranya ku bacogoye. Ni wowe usubiza indege mu bugingo, ni wowe usubiza imbaraga mu bacogoye. Zebite soni waliben zansheri ya God isansiye ima underwear pesansi tatu keni wazima resha ye grade sansori ya grove tini minida sikatiko nzangore ya bande shandi sai gridi aloro baba aisansoni kengi za iwo meniza ashe isavo bengi tatu seria adrewao waka igikombe cy'ibidandabiranya amaboko atentebutse mu izina rya Yesu. Waka igikombe cy'ibidandabiranya abacogoye bavuga ngo imirimo y'Imana irihe, batabare. Ohereza gutabarwa kwihuse mu bwoko bwawe. Urakoze Mwami Imana yacu, ijambo ryawe rikora icyo waritumye mu mitima y'abaryumvise. Turabigushimiye kuko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen.